akazi yakwamamaza ijambo ry'Imana bakavuga barakabije ariko ntabari gusa bikomeye afite ibanga iyo umuntu amaze gukizwa bamwita umusazi yakwamamaza ijambo ry'Imana bakavuga ngo yarakabije cyane ariko nabari gusa bikomeye afite ibanga iyo ubona Betelehemu yamamaza ubutumwa abantu bavuga ngo twataye umutwe bavuga ko Yesu yatsinze bakavuga ngo bariya bagabo barasaziwe ariko ntabwo ari gusa nuko dufite ibanga 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 abapastori bavuga ubutumwa bwiza abantu bavuga ngo babuze imirimo bakamamaza Yesu mu mahanga bakavuga ngo nuko arabashoboye ariko ntabwo ari gusa mufite ibanga abantu babona ko ari uramukoro batwamamaza ijambo tugira twakwamamaza mu mvura tukanyagirwa ibyondo bikatwuzura bakagira ngo twarasaze bakagira ngo umugabo nkanjye narasaze n'igitamutwe nta bwenge nkigira ese kiri mu biki ariko nabari gusa nuko ufite ibanga iyo ubonye abadiyakoni ba hano ku manywa na nijoro bataryama bakadutekera bakadukarabya bakadusigira inkweto baravuga ngo barakabije bakavuga ngo mwarasaze no muri mu mugira iyo ubonye aba bagabo bahagaze baririmba abantu bagira ngo nta kazi bagira bakwamamaza ijambo ry'Imana bakagira ngo twasaze bakagira ngo bakatwita ibitamutwe
nubwo bana baruha ariko bazaruhuka haleluya. Haguruka ubwire umuntu wegeranye ngo hari ibanga